ese ubutumwa bwiza bw'abantu yego nubuhe? yego ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nubuhe? ubutumwa bwiza bw'Imana navuga ko nuko mwihana twihana niko kantu nakuramo ariko iyo ndi kubisoma simdibandaho simbyitaho. Muri iryo jambo mwumvisha ubutumwa bwa nyabwo. Yego. Igihe kirasohoye ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ubwo ni bwo butumwa bwiza Yesu yavuze. Hakaza kondisiyo rero nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Ubwo ubutumwa bwiza no kubwira abantu uko ubwami bwo mu ijuru bugize gute buri hafi. Hakaza kondisiyo mwihane. yacu ukurikira Revelation Ministry, nishimiye kubana nawe uyu munsi, twagira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana, ariko mbere na mbere mbahaye ikaze kuri no channel. Ndashaka gusaba kugira ngo ujye usangiza ubutumwa bwacu, ariko icy'ingenzi ukande like nimba wakunze ikiganiro, wandike no muri comment kugira ngo ubwoko bw'Imana bukomeze guhembuka. Birashoboka yuko hari benshi batazi no channel, ariko hari inyigisho nyinshi zigiye zitandukanye turimo kubategura n'ibiganiro bizajya bibahembura. Nguhaye karibu umukozi w'Imana. Birashoboka yuko haruje bwa mbere kuri channel, mujye utangira mumwibwira kugira ngo tujye tubana tuziranye twese. Reka nongere mbasuhuze inshuti bene data bakundwa mwese tumaze kumenyerana muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Uyu ni wa mwanya mwiza n'ubundi tubaretse kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Amazina yanjye rero nitwa Jaric Ikingeneye, ntuye mu Rwanda, ndubatse mfite umudamu n'abana. Imana ibakumugisha. Ndagushimira ko wibwiye abantu bagiye badukurikiye bagiye batandukanye. Uyu munsi tubafitiye ibintu byiza cyane. Hari abantu bajya bitiranya amagambo abiri, ubutumwa bwiza ese ngo ni iki, ngo ubutumwa bw'Imana ni iki. Turifashisha Bibiliya kuko n'ubundi nibwo buhanuzi butavangiwe. Turasoma muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 14. Birashoboka ko ufite agenda kuko iyo tuganira, kubera umukozi w'Imana afite asa nk'uvuga amagambo menshi kandi aryoheye, ushaka kugenda unota amagambo aragufasha kugira ngo bitwubake twese. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Mariko chapitre ya mbere umurongo wa 14 haranditse ngo nuko bamaze kubohesha Yohana, Yesu ajya i Galilaya avuga ubutumwa bwiza bw'Imana ati, igihe kirasohoye ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Birashoboka ko umuntu ese yibaza ubutumwa bw'Imana, ubutumwa bwiza bivuze ngo dutandukanyiriza icyo kintu kugira ngo umuntu udukurikiye abashe gusobanukirwa ko hari ubutumwa bwiza bw'Imana n'ibindi bivangavanze, kuko hano bajya babifokasingaho. Ni kare rero muri iyo nsanganyamatsiko. Iyo murongo ni mwiza, urandyoheye cyane, uraryoshye. Wenda reka akantu tugasobanura gutya. Ahubwo uti ubutumwa bwiza, kuvuga ngo hari ubutumwa bwiza bw'abantu, hakaba n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yego. Aha rero ubwo niko twavuga ngo tugiye gusobanura. Ese ubutumwa bwiza bw'abantu yego nubuhe? Yego. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nubuhe? Mu murongo usomyaho numvisha ari umurongo mwiza. Amen. Kandi uyu murongo urimo amagambo aremereye. Yego. Ariko nkagira ikibazo nkavuga ni se ubundi uyu murongo abantu bawusomye bumva message yumvikana aho ngaho, kuko haravuze ngo nuko bamaze kubohesha Yohana. Ubwo bamaze kumuboha nyine afunzwe. Nuko bamaze kubohesha Yohana. Yego. Yesu ajya i Galilaya. Amen. Avuga ubutumwa bwiza bw'Imana ati. Umva ko kana avuga ubutumwa bwiza bw'Imana ati. Ubwo rero bagiye kutubwira ubutumwa yavuze rero. Ubwo ubutumwa bwiza bw'Imana yavuze nubuhe? Avuga ubutumwa bwiza bw'Imana ati. Umva rero ubutumwa bwiza bw'Imana yavuze. Anga ndeta nkubaza wowe umbwira icyo wumvishemo aho ngaho. Yego. Urakimbwira. Ndakikubwira nta. Umva ubutumwa yavuze bwiza bw'Imana. Yaravuze ngo igihe kirasohoye ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yego. Nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Ndagira ngo ayo magambo Yesu avuze umbwire ubutumwa bwiza yavuzemo.
ariko nge aha biranje kunshanga gusa n'ibicanganye najye nsoma bibiliya nk'ibi ntabwo nabitindamo ngo ubutumwa bwiza igihe kirasohoye wenda nibyo usanga mu mwanya munini ariko icyo naza ngarukaho ubutumwa bwiza bw'Imana navuga ko nuko twihane niko kantu nakuramo ariko iyo ndi kubisoma sindibandaho sinditaho ugomba kubyitaho cyane kuko impamvu ugomba kubyitaho niyi urumva dore impamvu ugomba kubyitaho niyi ngiyi uti niyi dukeneye gusobanukirwa ese ubutumwa bwiza Yesu yavuze n'ubu yego ko ese ubundi fondasiyo yo kuvuga ubutumwa ninde yego ninde ni Yesu yeah uvuga ngo ubutumwa tuvuga yaba ari twe yaba ari ba apotre yaba ari ba bishop yaba ari aba pastor mbega abantu bose bahawe impano bafitiye umuhamagaro wo kuvuga ubutumwa bwiza yego nubuhe butumwa bakwiriye kuvuga ese ninde bagomba kwigiraho ninde Yesu aha none rero niba ari Yesu nk'ahantu ugiye kwasoma ugomba guhita ushyiraho icyitonderwa ugomba kwitonda ugatuba ati niba Yesu ariho tugomba kwigiraho none hano bakaba batweretse ngo ubutumwa yavuze reka mvuge ubutumwa yavuze nanjye mu mbere shingiro kujya mvuga ubutumwa nuko bamaze kubohesha Yohana Yesu ajya i Galilaya avuga ubutumwa bwiza bw'Imana ati ubwo noneho rero ubwo butumwa yavuze n'ubuhe igihe kirasohoye ubwami bwo mu ijuru buri hafi nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza noneho aho ngaho niba ushaka kumenya ngo ubutumwa Yesu yavuze muri ayo magambo avuze ni ubuhe ubutumwa kugaruka kwa Yesu Kristo aje gutwara turi kubwira data wundi nawe ariko nibyo hari abantu badukurikiye badasobanukiwe neza nanone uraza kunyerekana kugaruka kuri hari kwihana hari n'iki ariko nibyo no kugaruka kwa Yesu niyo basis ubundi nibwo butumwa bwiza nibwo butumwa Yesu yashatse ashushanya hano ariko nkakubaza ngo nitwihane ngo kuko ubwami bw'Imana buri hafi muri ubu butumwa Yesu yavuze yego harimo ubutumwa reka mvuge ngo muri iri jambo Yesu yavuze harimo ibintu bibiri harimo ubutumwa icyo ni icyambere hakabamo na kondisiyo icyo ni icya kabiri ndasubiramo ni ukuvuga ngo muri iri jambo Yesu yavuze harimo ibintu bibiri harimo kondisiyo harimo ubutumwa hakabamo na kondisiyo amen umva rero ukuntu batubwiye yego ubutumwa Yesu yavuze ni ubu ngubu igihe kirasohoye ubwami bwo mu ijuru buri hafi mwumvishe ubutumwa Yesu yavuze muri iryo jambo mwumvishe ubutumwa bwa nyabwo yego igihe kirasohoye ubwami bwo mu ijuru buri hafi ubwo ni bwo butumwa bwiza Yesu yavuze yego hakaza kondisiyo rero nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza ni ukubwira abantu uko ubwami bwo mu ijuru bugize gute buri hafi hakaza kondisiyo mwihane ubutumwa Yesu yavuze muri iryo jambo ni ukubwira abantu ngo ubwami bwo mu ijuru buri hafi kondisiyo mwihane mwemere ubwo butumwa mbabwiye ubwo butumwa bwiza kuko kubwira abantu ko ubwami bwo mu ijuru buri hafi ni ubutumwa bwiza koko ntose umubwira ubwami bwo mu ijuru buri hafi burakuziye si ubutumwa bwiza nguhaye hanyuma rero ngahita nguha kondisiyo rero ni uko ihane yego nicyo kisabwa aha noneho aha tugiye kureba rero none niba ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ari ukubwira abantu ubwami bw'Imana hakaza kondisiyo ariyo kwihana ubutumwa buri kubwirwa abantu muri iyi minsi ni ubuhe uzasanga abavuga ubutumwa benshi muri iki gihe bamwe barimo urumva bafite umuhamagaro wo kwishira muri ry'Imana hari abigisha kondisiyo gusa ako ni akambere hakaba n'abandi bigisha ubwami ariko ntibigishe kondisiyo yego hakaba n'abandi noneho batanigisha ibyo ngibyo base ngo bagerageze bakigisha ahubwo noneho ibyo ubwami butuzanira yego urubuto rutatu hari ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ariko aribwo buvuga ku bwami bw'Imana yego hakaba na kondisiyo ariyo kwihana hakaba noneho n'ibyo ubwami butuzanira yego navuga ngo ni nk'ingororano ubwami butanga hari abantu bigisha rero ibintu birebana n'ingororano bakigisha inyongezo ubwami butanga
ibiryo, amafaranga, akazi, imodoka, promosiyo, kujyanwa hanze, kurira indege, kwiga ukarangiza, urushako, kubaka inzu nziza, gutunga amafaranga, kugira icyubahiro. Ibyo ni ibyo ubwami buzana. Hakaza no kondisiyo yo kwihana. Hari abavuga ubutumwa bakunda kwigisha kwihana gusa. Ni kondisiyo. Abanyabyaha mureka gusambana, abiba mureka kwiba, ababeshyi mureka gusa. Mu by'ukuri urumva ni ubutumwa. Ariko iyi ni kondisiyo y'ubwami. Ntabwo ari ubutumwa bukwiye kwigishwa. Ahubwo ubutumwa Yesu yigishaga ubutumwa Yesu yigishaga yaravuga ngo igihe kirasohoye, ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Hanyuma no atangira gusobanura ubwami. Yabwiye abantu ubwami bwo mu ijuru buri hafi, avuga ati ntabwo wasobanukira ubwami bwari, reka mubwire ibyiza by'ubwo bwami. Nibwo bari bumenye ko ari ubutumwa bwiza bazaniye koko. Ababwira ibyiza, ababwira ukuntu ubwami bwo mu ijuru bumeze, ibyiza burimo byose. Asoza ababwira ngo rero kondisiyo ni mwihane. Ni mwihane kuko kuzabujyamo no kugira gute no kwihana. Ariko uvuze akantu ushaka kubaza. Nagize gutya buri abavuga ko bagiye batandukanye, afite imihamagari itandukanye. Hari babandi bigisha kwihana gusa. Ugasanga wenda turi gusenga, habaye amasengesho ya paruwasi. Isaha zirageze, umwuka w'Imana araje, utihangara cyangwa iparafo turamutura hasi ngo ni mwihane mubone ibintu byo kurya, twihane tubone ibigisha, twihane minervarize. Ese ubwo ni bwawe ubutumwa bwiza koko? Icyo cyo urakiriwe wabyumvisha ikibazo. Ubwo ibyo barimo barigisha, bari kwigisha kondisiyo, bakanigisha n'ibyo ubwami butuzanira. Mbega bakubwira abantu ko nibihana Imana izabaha akazi, izabaha amafaranga. Ibyo si ubutumwa bwiza. Bavuzemo kondisiyo ariko banashyiramo kuko twabonye ko ubundi n'utuntu tatu. Ubutumwa bwiza ni ukubwira abantu ko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Kondisiyo ni ukubwira abantu kwihana. Hakaza noneho n'ibyo ubwami butuzanira, ibyo ngororano. Akazi, amafaranga, imodoka, kubyara, kubaka urugo rwiza, kubaka inzu nziza. Ibyo Bibiliya byise ngo ni inyongezo ubwami buduha kuko twabwemereye bukaba muri twebwe. Noneho ugasanga umuntu arimo arigisha kondisiyo akanavuga n'inyongezo Imana iza guha abantu ubwo bwami buri butuzanira, ariko akirengagiza ikintu cyitwa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ni ukubwira abantu ngo igihe kirasohoye, ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ndabaha urugero. Yohana haguruka nibyo yatangiriyeho. Yohana Umubatiza kuri Yorodani yaravuze ngo ni mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Iyo ni rumwe Yohana nicyo kintu yatangiriyeho. Yatangiye avuga ubwami, anavuga na kondisiyo. Yesu nawe aje ngaho batubwiye ko yavuze igihe cyasohoye, ubwami bwo mu ijuru hafi, nuko mwari mwemera ubutumwa bwiza. Hanyuma atumye n'uwa 70 ubutumwa bwo bwanditswe na Luka. Icyo gice cyose yarabwiye ngo mujye mu midugudu, mujye mu ngo z'abantu, mugende ahantu hose muzagira inzu bazabakira, umuntu wese uzabakira iyo nzu muzayisabira amahoro, muzabenga amahoro abe muri iyo nzu. Niba harimo umunyamahoro, amahoro azamusanga koko nimwe musabira. Ariko niba atari umunyamahoro azabagarukira. Ariko aho muzajya bakabirukana, muzakunkumura umukungugu musibirenge byanyu. Nimanze mubabwire ngo turagiye, ariko tugiye tubabwire ngo ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yesu ajya kuva mu isi, misiyo yasigiye intumwa. Ubwo yababwiye mujye mu mahanga yose, mubwire abari mwe bose ubutumwa bwiza, mubwire ngo ubwami bwo mu ijuru buri hafi, nibihane. Nuvuga ngo ubutumwa bwiza no kubwira abantu ko ubwami bwo mu ijuru buri hafi, kuko ubwami bwo mu ijuru koko ni bwiza. Niyo mpamvu iyo mbakubwiye ngo ubutumwa bwiza buzatuzanira mbega ubwami bwo mu ijuru nta nzara, nta bukene, nta gukora, nta kwiyuha icyuya, nta gupfusha, nta kubura inshuti, nta kubura imiryango, nta kubura abavandimwe. Ntituzongera kubona intambara, ntituzongera kubona ababene amaraso, ntituzongera kubona abafite ubumuga bwo kutabona, abafite ubumuga bwo kutagira amaboko, abafite ubumuga bwo kutagira amaguru. Ibyo ntituzongera kubona mu bwami bw'Imana. Ntabwo tuzongera kubona abantu bajya kubyara babamara kuko nta n'uzabyara uzabayo, ntabwo bazabayo. Niyo mpamvu ubwami bwo mu ijuru kukubwira ngo ubwami bwo mu ijuru burakuje wawe, bakubwiye ubutumwa bwiza. Ariko kubera ko ubwami bugira amategeko abugenga, kondisiyo ihane. Uti ni ihane iki? Ihane ibibi wakoze. Hari icyaha cyo muri Adamu, banza wakire Yesu umwami n'umukiza umwizera. Yes, akuna kandi kubanza ukizera Yesu. Kuko kubwira ngo ihane ubusambanyi utarizera Yesu zero. Banza wakire Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, uvuye ngo ndamwizeye, yarapfuye arazuka. Noneho rero yari umukiranutsi nta cyaha yakoze. Banza umbabarire Yesu kuko namaze kwakira ibyo nakoze byose, ubusambanyi n'ubujura n'ibindi n'amoko n'inzangano.
hanyuma rero utangira ugendere mu nzira yo gukiranuka. Yesu yagize gute? Yagendeye iyo ni kondisiyo. Hanyuma yaho uzahabwa inyongezo yitwa amafaranga n'akazi n'ibindi byose. Dore rero iki kibazo kirimo aha ngaha nuko dufite abavugabutumwa hafi nka 98% bari kwigisha inyongezo y'ubwami aho kwigisha ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ariko bwami. Icyo ni ikibazo. Wateguye iyi topic ni nziza ngo turi kuvuga ku kintu kirebana n'ubutumwa bw'abantu ndetse n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ubutumwa bw'abantu ni ububwira abantu amafaranga n'akazi n'imodoka. Nkubwiye ubwo butumwa nkubwiye ubutumwa rwose sibiza nkubwiye Imana ubaye imodoka sinkubwiye ubutumwa cyane ariko n'ubwanjye si ubw'Imana ariko ndanafashwa cyane gusa nanjye aryo nigiyemo aka kantu ko mo hagati ubundi ko ubutumwa bwa ari ijuru buko riri hafi. Ubutumwa bwiza ni ukubwira abantu ko ubwami bwo mu ijuru buri hafi muri no minsi byavuye. Hanyuma wamara kubabwira ubwami bwo mu ijuru hafi ukavuga ngo none se dukora iki? Banza tusobanure ubwo bwami. Iyo hajemo ako kantu niba ubwiye abantu ubutumwa bwiza bwo mu ijuru hafi ubwo harimo inyigisho uzigisha ukarinda upfa utarayirangiza. Kuko uzasobanurira abantu ubwo bwami nibyo uzahora wigisha. Nurangiza ubabwire na kondisiyo. Niyo mpamvu uzasanga ubutumwa bwahindutse abantu bari kuvuga ubutumwa bupfuye budahuje n'ubutumwa bw'abantu budahuje n'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Kubera iki? Abantu bavuye mu nshingano yo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo batajya kubabwira ubwabo bw'abantu abantu bakeneye yuko Imana ibahaye mu modoka n'amazu. Uri mu kibazo gihari. Kubera iyo mpamvu bigatuma abantu batamenya iby'ubwami bw'Imana n'izo kondisiyo ntibazimenye. Ariko umuntu wese uzi ko yahamagawe n'Imana akwiye kwigisha abantu ababwira ko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Noneho kugira ngo abantu babisobanukirwe urajya kuba niba wabwiye ubwami bwo mu ijuru hafi biragusaba gukora amasemina ni seminari ubasobanurira ubwo bwami nyine. Ubwo bwami ni ubuhe? Busabute? Buzatuzanira iki gitandukanye n'icyo turimo aha ngaha? Hari igihe ushobora kwihura n'umuntu hano mu isi winezererewe afite ama etage arenze 5 afite za rukurana zijya kuzana amapeteroli na za mazutu ndetse na za lisansi zirenga 10. Ikindi afite kuri konti miliyari zirenga 5. Abana be yarabateganyirije ibizabatunga uko imisi izagenda yicuma. Iyo umwana warwaye ajya kumuvuza nta kibazo afite ashobora kujya kumuvuriza mu Buhinde cyangwa Belgique cyangwa se muri Canada. Uyu muntu kuza kumubwira iby'ubwami nta gaciro biha ariko ashobora kubaza isobanuro bw'ubwami. Ese buzaba bufite ibyiza birenze ibyo ndimo? Tangira rero usobanura isemina wigisha abantu usobanuro bw'ubwami. Ubwami bw'Imana buri ibyiza birenze ibyo mutunzi afite. Numva ni seminari rero. None abantu bavuye muri iyo shingano usibye ko sinavuga ngo banayivuyemo benshi nta nubwo bazi ibyo bavuga. Fondasiyo y'ubutumwa bwiza ni Yesu. None Yesu batweretse ubutumwa atangiye avuga. Na Yohana batweretse ubwo yavuze. Ni n'umwe yatumye batweretse ubutumwa yavuze. None ubutumwa benshi bwo kuvuga uyu munsi bari kwigisha kondisiyo bakanigisha n'inyongezo. Kubwira abantu by'ubwami ntabyo bafite. Umva atari ikibazo urabyumva utegasobanura nawe wiri kubyumva. Yewe ndabiramfashije ku ruhande rwanye saba n'umuntu uri gukora iki kiganiro kugira akana kuramo ushaka no kwandika muri comment ugasanga ari uzasanga nawe umuntu ushyigikiye ko yakira ubutumwa bw'abantu muraza muze kuduha feedback abagejeje hano iki kiganiro. Ikintu cya mbere nizemo nuko turi kwakira cyane ubutumwa bw'abantu. Kuko nabonye kuri stata kantu mbona umwigisha no kuvuga amafaranga n'iki afite abayoke benshi undi afite bakeya. Muri make nshaka kubihuza dutenze ikintu cyo kwibagirwa ubutumwa bwiza bw'Imana tukifatira ubw'abantu. Ahubwo vuga uti byafashe bimaze gufata hafi isi yose mwitorere. Kuko izi nizayisho zitwa prosperity zishingiye ku by'isi zishingiye ku mafaranga n'akazi. Uzasanga akenshi abavuga ubutumwa bakunda kwigisha imirongo myinshi yo muri Bibiliya ishingiye ku bintu bifatika by'umubiri rwose. Akajya muri Yesaya ati dusome igitabo cy'umuhanuzi Yesaya cyo cya 6 umurongo wa mbere ati nabazana ijambo ry'ubuhanuzi ati nija kandi bakunda kuza kenshi bavuga ngo ubuhanuzi Imana yabahaye. Ati ijambo nabazaniye uyu munsi riravuga ngo uyu munsi uziya wawe arapfa aratanga. None uwo murongo uravuga ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo nibwo Yesaya yabonye umwami Imana. Agahita avuga ngo uyu munsi uziya wawe arapfa najya kubwira ngo urabona umwami Imana namara gupfa.
urumva ubwo butumwa ugahita ufashwa agatangira kuvuga ati uziya wawe ni ubwo bukene bwanze kukuvaho, uziya wawe niyo nyatsi itakuvaho, uziya wawe niyo nzara, uziya wawe nabo barozi bakugose, uziya wawe niyo diplome umaranye igihe, mbega diplome nayo igahita ihinduka uziya, nubwo bushomeri bwanze kukuvaho. Agataba ariko nari muzana ijambo ry'ubuhanuzi uyu munsi rivuga ngo uyu munsi uziya wawe arapfa, ati nibura ahangavuga cyane ngo amena. Ubwo nibwo butumwa buriho, ubwo ni ubutumwa bw'abantu, ntabwo ari ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo batubwiye ngo igihe kirasohoye, ubwami bwo mu ijuru buri hafi, kondisiyo ni uko mwihane. Noneho abangaba tuzabagarukaho, nge iki kiganiro cyiza tuzagikomeza, ni byiza yego. Ariko noneho hakaba n'abandi bigisha kondisiyo, bakunda guhora bigisha abantu kwihana ibyaha gusa. Gusa barababwira kwihana, barihana bundi barajya hehe n'indi urimo kubatera kwihana. Banza ubabwire ubwami, babwire n'umwami w'ubwo bwami, ubabwire uburyo yanga icyaha n'igisa nacyo, ubundi bihana. None umuntu agaterura amagambo agahigisha abantu kwihana, abwira abantu mwarasambanye muri bababeshya batukana, nibyo ahora yigisha gusa. Ariko ntabwo ari kubwira abantu ubwami bw'Imana. Reka mbabwire, ubundi ubwami bw'Imana bwuzuye imbabazi, bwuzuye urukundo. Yesu yaje, Bibiliya avuga ngo yakunze abari mu isi cyane, bituma aza muri iyi si. Imana yaradukunze, itanga umwana w'ikinege. Yesu ariko nawe yaradukunze. Muzasome, dore ubundi reka muhereke kugira ngo abantu bamenye ubutumwa bwiza nyakuri, duhere kuri uwo murongo navuze. Ariko dore ishingiro ry'ubutumwa bwiza dukwiye kureberaho natwe tukavuga ubutumwa bwiza, kuko nk'abantu bafite umuhamagaro, ni ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, igice cya 5, icya 6, icya 7. Aho niho navuga ngo Yesu yatangiye ishingiro. Iyo ni aho niho hari fondasiyo, aho niho hari akarorero, niko abarundi bavuga akarorero. Niho dukuriye kureba tugakuriramo umuhamagaro wo kwigisha ijambo ry'Imana n'ubutumwa dukwiye gutanga ubwaribwo. Matayo igice cya 5, icya 6, icya 7. Aho niho Yesu agaragaje ubutumwa bwiza, ishingiro ry'ubutumwa dukwiriye kuvuga. Ukagaruka no kuri uyu murongo rero, kubwira abantu ubwami bw'Imana, tukadevelopa turi kumwe n'umwuka w'Imana, tugasobanura ubwami bw'Imana ni ubuhe se, ni ibiki bugize, tukababwira ukuntu bwuzuye imbabazi. Imana tubabariye muri Kristo Yesu, tukabwira abantu tutabakanga, nimuze mwakire Yesu umwami n'umukiza wanyu, abakiza ibyo byago n'amakuba murimo. Ibyo twabirangiza tukababwira ubwo bwami nyine, turababwira ubwami, tubabwira umwami wabo ko bakwiriye kumwizera, bamwizere kuko yiteguye kubabarira ibi bakoze. Niba bamara kumwizera, tubutangiye kubabwira kondisiyo, noneho tubicaze rero tubigisha. Umva kuntu muri Matayo ni amagambo meza nkunda, haravuga ngo nahawe ubutware mu ijuru ndetse no mu isi, nuko mugende muhindura abantu mu mahanga yose, mubabatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Amen. Urumva ayo magambo? Aha Yesu hari ibintu bitatu yavuzemo abantu batari bumva. Guhindura abantu ariko kubabwiriza, icyo ni icya mbere. Icya kabiri kubabatiza, icya gatatu kubigisha kwitondera ibyo Yesu azavuze. Ngo Yesu yadutumye kujya kubwira abantu ubwami bw'Imana, bagahinduka bakizera uwo nyir'ubwami. Mbere na mbere ni uguhindura, nta kurenga intambwe, urabanza no nukubanza nukuvuga ngo turavuga ubwami bw'Imana, nitumara kuvuga bavuga ati none kugira ngo tubuhabwe tubugeremo ni iki twakora? Ni muhinduke. Ati turahinduka gute? Mwakire uwo mwami, mumwizere ko arabapfiriye arabazukira. Amen. Niwamara gukira ibyo byaha, nuko ngomaze kwakira Yesu n'umukiza, igikurikiraho ngo tubabatize mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera. Ngo nitumara kubabatiza, icya gatatu gikurikiraho rero ni ukubicaza, tugatangira kubigisha kondisiyo, idonido, kugira ngo ubwami tuzabugeremo. Dukora iki? Ni mwicare. Abakristo banze kwigishwa bashaka kubwirizwa gusa.
icyo kibazo. Kandi Yesu yaravuze ngo mubabwirize, nibamara guhinduka mubabatize, nibamara kubatizwa mubicaze, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose. Nta na kimwe ibyo yavuze bise n'ibira biri muri Bibiliya babyige. Nuko Imana ishaka abakristo abamaze kwizera bakakira ubwami bw'Imana muri bo, bakwiriye kwicara bakiga nk'uko abanyeshuri biga. Nk'uko ugiye kwiga, ugiye gusubira muri kaminuza, sibyo? Ugiye gusubira Imana ishimwe bongeye barazifungura. Uko ubona wicara ku ikayi kwiga, profeseri wa mbere akaza akakwigisha, akavaho akaza undi akabera akakwigisha, akaza uwa gatatu akakwigisha. Nuko Imana ishaka ko abakristo bamaze kubatizwa ubwo barabwirijwe, barihana, ubwami bw'Imana bujya mu mitima yabo, barabatizwa. Bamaze kubatizwa ngo bakwiye kwicara bakajya gute, bakiga za kondisiyo, dukora iki, tugende gute, twitware gute. No, bakwiriye kwicara bakiga nk'uko abanyeshuri biga. Ntabwo ushobora gusobanukirwa ijambo ry'Imana utaryize. Tubigishe ngo kugira ngo babashe kubyitondera, bafata amakayi bandika. Iyo dushatse kwigisha abakristo babo, uriya nta mavuta afite wana, ngo uriya ngo nuko dusezereza, ngo uriya ngo utari kuvuga zomini rabini ntabwo bibaho. Iyo zomini latini Imana irabiduhaye. Ngirimo kuvuga ibintu ndi umuhanuzi, ndahanura kandi ntabwo nibyo nirata, kuko ibisi byo kwirata sinabyo bizanjyana mu ijuru. Ariko iyo mpano y'ubuhanuzi ndayifite, impano yo kwigisha ndayifite, Imana yamaye impano nyinshi, sibyo? Niyo mpamvu mbere ngiyewe yuko nguhanurira ngomba kubanza kugisha ijambo ry'Imana. Urumva ikibazo dufite cy'abahanuzi muri iyi minsi, bagenda bajya guhanura mu ngo, mu bipangu, batarigisha abantu. Agahita ajya guhanura umuntu warasambanye, iby'Imana ngimukoreye n'amakamyo ye ngavuye hanze ko yarinze, ngo abajura bagiye kuyatega, none ngira yarinze. Kandi wari guhanurira yararanye n'indaya, yararanye n'umugore, yararanye n'umugabo, ni umwanzoka. Ni wa muntu ufite amoko yamumunze ntajya amuvaho. Aho rero umuntu wese akamushushanya ukuntu, akamushyira mu ngano no mu ndeshyo n'ahandi. Ariko uko amuhamagaye yavuye cyangwa ugaje kumuhanurira areta ahanura. Ariko Bibiliya tubwiye ngo bige. Njye ntabwo naguhanurira, ndahanura pe. Ariko sinaguhanura namaze kwigisha ijambo ry'Imana ngo nkubwire ubwami bw'Imana. Nushaka kuba warigeze kubwizera, wongere ubwumve. Miteranye kubwira kondisiyo ihane. Numara kwihana, kandi kwihana iki kintu mu cyumve. Abakristo bafite ikibazo, kandi iki kibazo dufite cyavuye mu nyigisho zitwigishijwe n'amadini. Agakiza bagafatiye mu kwato. Iyi ni topic ndende nayo kandi tuzanayigeraho tuzayiganira kuko nibura twese kugira ngo tugereho dusoreze. Abantu benshi b'abarokore bazi ko gukizwa ari ukwato, ku buryo yatatuye abayumva adakijijwe. Icyo ni icyambere. Cya kabiri, akajya gukora ibyaha akumva ko ari bubarirwa ari uko agize gute, yatuye. Nyana kujya gusegura umuhanuzi ntarandondora. Urumva rero ni ikibazo. Ubu ushaka ko bakurondora, ubwo utandondoye sava ndinda kukurondora si yo ibyo wakoze. nicyo kibazo nawe. Urumva ni ikibazo gikomeye. Niba umuntu ashobora kuba azi ko yatukanye, akaba azi ko muri we harimo kamere yanze kumuvaho, yarangiza akajya mu cyuma ngo banze bamurundi, baramurondora iki? We yakwirondoye isi. No, tugaruka kuri aka kantu gatoya. Agakiza bagafatiye mu kwato. Ntabwo mu kwato harimo agakiza. Agakiza gaturuka mu kuba wakira ubwami bw'Imana muri wowe, kandi ukihana mu mutima, ugahindukira. Bega nuko agakiza gaturuka mu kintu bita umwanzuro. Nakira ubwami bw'Imana kandi mfashe icyemezo, mfashe umwanzuro ko ntazasubira muri biriya nakoraga. Iyo umaze gufata icyemezo nibwo ubona kwato. Ariko niba utaragira ufata icyemezo, ukaba uzi ko ari agakobwa ukunda gusomana nako, ukaba uzi ko ari agakobwa ukunda gukirigita, urajya kwatura iki kandi uzasubirayo? Uretse kubikora, banza ufate icyemezo cyangwa se ubanza ubikora ubijyemo. Ujya uza kuyoberanya mu rusengero, ariko wese uragaruka bigutungura ube warimbuka. Ariko niba ushaka kuzajya mu ijuru, fata icyemezo ngo ufashe umwanzuro, sinzongera. Iyo wamaze ufite icyemezo rero ni nabwo watura. Ariko mu gihe utarafite icyemezo uratura ibiki? Aho niyo abarokore bagira ikibazo, akatura uyu munsi ibintu ejo akongera akabisubiramo, akagaruka akabyatura ejo akongera akabisubiramo, ngashaka ko babimurondora. Ibyo nta gakiza karirimo. Umva ko umuririmbyi yararirimbye ngo ubwo utihanira gukizwa ukaturira abantu gusa ngo bakumenye ko ukijijwe, urushywa n'iki? Yesu ugazagaruka aje kwima ingoma ye, tuzamurebesha amaso asate dufite ibyaha. Umva kandi kantu gakomeye,
niba bavuga ubutumwa nabo bari kwigisha inyigisho harimo kondisiyo ndetse no kuvuga ngo reka akakana ariko mvuga dusa nk'abasubika yego nuko umuntu wigisha kondisiyo kenshi abantu baramutinya umuntu ukunda kwigisha abantu ngo nibihane ibyaha ngo nibari kusaba bari kubujana k'inzangano uzasanga abantu benshi bakunda kuvuga ngo aradushinja ubundi se we ni umukiranutsi ubundi se warakijijwe urumva uriya ariyemera yumva ko ari we wagezeyo hari n'ibyo ngibyo bakora mutekerezaho gusa icyo ni icya mbere icya kabiri uyu nawe wigisha ibijyanye n'iby'isi aribyo nyongezo ubwami bw'Imana butanga uyu wigisha inyongezo uriya muririmbyi tumaze kuririmba yamuririmbiye yarayiririmbye aririmba ngo ubwo ubwiriza abantu ibya Yesu ariko ntubageze ku musaraba urumva hari umuntu uzi kavuga agahera muto aravuga ariko ubutumwa avuga ntibugeze abantu ku musaraba ngo ubwo ubwiriza abantu ibya Yesu ukababwira kwihana ariko ntubageze ku musaraba ngo bikumariye iki noneho hari abavuga ubutumwa wigisha iby'isi abantu bose bagataha ngo twafashijwe kuba kwazanye ijambo ravuga ngo biremwe nonaha utagira ngo ni ibya kera ho ni Yesaya ati nagira ngo mubwire ngo hari ibintu Imana iremye ku buzima bwawe ati hari ibintu byari bishaje ku buzima bwawe ariko Imana iremye ibishya ati urabizi ko hari ibintu byari bishaje wawe agasoza navuga ngo hari intebe zazishaje wawe ngo hari ibintu byari bishaje Imana ibivanye bishaje kuzana ibishyashya kabantu muri aha motero haleluya gusobanura ngo ubutumwa Imana ubu butumwa ntibugeze abantu ku musaraba ubutumwa bugeze abantu ku musaraba ni ukubwira abantu ngo igihe kirasohoye ubwami bwo mu ijuru buri hafi kondisiyo nuko mwihane mwemere ubwo butumwa bwiza wambaza ngo twihane iki kahita nanjye kwigisha kondisiyo rero azi kwigisha rero ubusambanyi ubujura amoko inzangano gutukana kurwana niba ko bamaze barabikoze ihane noneho abigisha kondisiyo n'abigisha izigisho ziri prosperity nta ngo reka mu wenda aba kondisiyo bo navuga ngo ni byiza rwose pe ariko mushyiro n'aka kantu mwigisha ubwami bw'Imana kandi bw'Imana bwuzuye imbabazi bwuzuye urukundo hanyuma musobanura ubwami Yesu yatuzaniye ni ubuhe busabute abantu barabwumve barabukunda nyine aho niba uzigisha za nyigisho zirebana no kugaruka kwa Yesu imigisha yo kugaruka kwa Yesu ukigisha ijuru ukavuga ijuru byiza bwaryo ni byiza sobanura abantu ibyo bintu none ikibazo abantu bafashe ko kuvuga ubutumwa hari dore ko bafashe Imana nuko ngo nyine bari kuvuga ubutumwa nkaba ntavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo n'ubutumwa ubutumwa bwiza bw'abantu dore ko nigisha abantu ngira abantu Imana egare akazi Imana egare amafaranga Imana egare kwigukarangiza mbega mbabwira ko kubaha Imana egare gukira kubaha Imana egare hari n'idini rimwe uretse kumva umuntu umwe ngo ni bishop yavuze ngo niba uri umukristo ukaba uri umukene ntabwo uzajya mu ijuru ntabwo Imana ngo abubaha Imana bakwiye kuba abakene gute nagira ngo nkubwire ngo Yesu yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo abakene bo muzahorana iteka abakire barahari n'abakene barahari abantu bose bazubaka amazu ngo bose gusa bayubatse abayakodesha batungwa n'iki twese twose amazu utunzwe no kukodesha yatungwa n'iki yose niba tutunze amamodoka hanyuma abakoraga amafaranga atuma babeshaho badutwara batungwa n'iki no kuvuga ngo hari abazatunga amamodoka abatazayatunga hari abazatunga amazu batazatunga bazahora bakodesha kandi babeho neza bakodesha yego rwose ibyo Imana yarabiteguye kugira ngo twese tugirane nyine bene data dukwiye gusobanukirwa ubutumwa bwiza bw'Imana ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ndetse n'ubutumwa bw'abantu ariko dusoza ubutumwa bwiza bw'abantu n'ubwira abantu ko Imana ibahaye ibyise rwose pe je bakubwira ngo Imana iguhaye akazi iguhaye imodoka iguhaye ubutumwa bwiza ndebera marinete iguhaye miliyoni 5 yes ndeba marinete wambaye bane yinguyiwe arayakwiriye kabisa neza zawe afite nta zabeshye bize ko tugomba gusobanura ubutumwa bwiza bw'Imana kandi bukaba byiga ikintu gikomeye muri twebwe kuko buzanaduhesha n'ibyo ngibyo abatubwira ibyo nibyo oya ubwami bw'Imana bwaje buzana byose niyo mpamvu zanyongeza ubirirwa batwigisha iyo ubwami bwaje muri wowe uri kumwe n'izo nyongezo nose umva kuntu Yesu yavuze mu butumwa bwanditswe na Matayo igice cya 6 umurongo wa 33
uhadusomere Matayo igice cya 3:33 dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haranditse ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibyo byose muzabyongera. Nibwo byose dore rero ikintu gikomeye muri ibi. Wari wabona umuntu ujya guhaha agiye kugura mu isoko cyangwa ku iduka, yagerayo agahita avuga ngo umunyongeze. Wari wamubona bishoboka akagenda ataragura agahita avuga ngo ni umunyongeze. Reka nkubwire, hari ibintu bibiri bishobora kumubaho. Icya mbere, uwo agiye guhahaho uwo ngo yatsiyongeza ashobora kumuseka cyane, urumva ashobora kumuseka cyane cyangwa akaba yanamubwira nabi. Icya kabiri ni uko iyo nyongeza atayihabwa. Umva icyo turi twamubaho, uyu muntu ari kwaka inyongezo ashobora kumuseka akavuga ati umuntu niyuzuye ni debile, cyangwa se akaba yanamubwira nabi. Icya kabiri ni uko inyongezo adashobora kuyibona n'umunsi n'umwe. Umva kandi ntabwo ashobora kuyibona. Mbere y'uko waka inyongezo ugomba kubanza ukagera gute ukagura ugahaha, urumva. Ikindi ndagira ngo mbabwire ngo inyongezo ntabwo inyongezo kunyongeza ntabwo ari itegeko. Ni ukuvuga ngo inyongezo si itegeko. Ariko ikintu cyumva ni ukuvuga ngo niba njye nguhashye ikintu, kunyongeza si itegeko mu kirabo. Ni urukundo nkunze no kugira ngo dukomeze kubana mu guhahirana, sibyo ukanyongeza kuko ubushake. None ikibazo gikomeye, abantu baje kwaka Imana inyongezo bari kuyiguraho inyongezo batarabanze kuyiguraho ubwami bw'Imana. Ntabwo barakira ubwami bw'Imana mu mitima yabo, ubwami bw'Imana niburaho biriho, ahubwo bari kubwira Imana ngo nibongeze batarabanze no kugura ubwami bwayo. Icya kabiri, hari n'abandi bakiriye ubwami birirwa baha itegeko Imana ngo nibongeze. Imana inyongeza itanga ku bushake bwayo. Kandi ikindi ibi by'isi byo tureba, Imana yabikeneye umuntu wari wese. Niyo mpamvu ari ukijwe udakijwe, Bibiliya ivuga ngo yavubiye imvura ababi n'abeza. Iby'isi Imana yabiteguriye umuntu wari wese. Uzasanga ahubwo n'abapagani bafite ibyinshi biruta ibyacu. Noneho rero ntabwo iby'isi ari byo dukwiye kwigisha abantu. Iby'isi ni inyongezo, hanyuma Imana itwongeza ko ubwami bwayo buri muri twebwe. Tubanze tugura ubwami bw'Imana buri mu mitima yacu, twakira ubutumwa bwiza batubwira ubwami bw'Imana, hanyuma twemere na kondisiyo ubwami bw'Imana budushyiraho, twihane duhinduke. Nyuma yaho inyongeza zaza atari ko twayatse ku ngufu, ni ku bushake bw'Imana. Ariko kandi iyo nyongezo twita ngo ari yo duhora tubwiriza abantu, Imana yayihaye n'abadakijijwe n'abadafite ubwami bw'Imana. Okay, ndumva rero twagize ikiganiro cyiza, abadukurikiye basobanukiwe byinshi, ariko twifuza ko tubanza gutunga ubutumwa bwiza bw'Imana. Birashoboka ko tugomba kwemera kwakira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Hanyuma abavuga ubutumwa bafitiye umuhamagaro, dukwiriye kuvuga ubutumwa bwiza ubwami bw'Imana. Twabonye ko Yesu yaravuze ngo igihe kirasohoye ubwami bwo mu ijuru hafi. Hanyuma ukajya kudevelopa ubwo bwami, ukavuga ibyiza byabwo, ukabikora amaseminari atarangira. Yohana yaje avuga ngo nimwihane ubwami bwo mu ijuru hafi. Yesu akomeza ngo nimwihane ubwami bwo mu ijuru hafi. Atumwa intumwa 70 arababwira ati mugende mubabwire ko ubwami bwo mu ijuru hafi bihane. Asize intumwa 12 azibwira ngo nazo zikomeze gutyo. Hanyuma hakazamo noneho kondisiyo nazo ni amaseminari twigisha dusobanura ibyaha, ngo abantu bamenye ibyaha bakora, ko ari n'abakora ibyaha batazikara ibyaha bakora, tukabyigisha. Twagiye tukavuga ati ikizadushoboza kutongera kubikora n'ikihe? Ni ugusoma ijambo ry'Imana, ni ugusenga, ni ukwiyiriza ubusa, hanyuma tugakomeza ubwami bw'Imana. Vuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, wikwigisha kondisiyo gusa. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, wikwigisha inyongezo Imana yigeneye n'abadakijijwe. Imana ibahe umugisha. Ndagusaba gufata akanya gato twize ibintu bikomeye, kandi umwuka w'Imana aracyakora. Aho uri ureba igihugu cyose urimo, isaha yose urimo, wumvira umwuka w'Imana aguhindure, wumvira umwuka w'Imana ugira ibyo wiga. Si ukubwiriza, benshi ntabwo bagikunda kubwiriza, ahubwo turi kungurana ibitekerezo kugira ngo